Muraho neza, ni Umuhoza Keti. Mumaze kumenyera ko mubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bitandukanye ku nkuru z'urukundo, cyane cyane kububatse ingo. Uyu munsi nabahitiyemo kubabwira amoko y'ibitsina by'abagabo. Murabizi ko nari maze igihe mbabwira amoko y'ibitsina by'abagore. Tugiye kureba n'amoko rero y'ibitsina by'abagabo. Reka turebe. Murabizi ko abagabo bafite ibitsina bitandukanye kandi ibyo bitsina bigira amoko, ariko bitewe n'uburebure bwabyo ibitsina by'abagabo tubishyira mu moko atatu. Reka turebe igitsina cya mbere cy'umugabo uko bacyita. Igitsina cya mbere bacyita nyabunenga. Icyo gitsina kiba ari kigufi cyane. Urugero, murabona iki ni igitsina cy'umugabo. Murabona uko kireshya. Murabona iki gitsina uko kireshya. Nyabunenga rero kiba ari igitsina gito, uvuye hano ku mutwe ugasa nk'uwegera hepfo gato aho izi ntoki zanjye zigarukiriza. Umugabo ufite iki gitsina cyitwa nyabunenga ntashobora kunyaza umugore bitewe n'igitsina cye uko kireshya. Ikindi kandi umugabo ufite igitsina bita nyabunenga nta mugore akunda kubona iyo azwi ko afite igitsina kigufiya. N'iyo amufite umugore ntago bamarana igihe, baratandukana kubera ko aba atabasha kuryohereza umugore mu gihe bari mu buriri. Nababwiraga igitsina bita nyabunenga. Reka turebe ubundi bwoko bw'ikindi gitsina. Ubundi bwoko bw'igitsina cya kabiri bacyita iniritiri cyangwa rubinga. Igitsina bita iniritiri ni igitsina gikundwa na buri mugabo wese kandi buri mugabo wese aracyifuza. Kiba ari igitsina cyiza, haba mu burebure ntabwo aba ari kinini, nta nubwo aba ari kigufi. Urugero, murabona kino gitsina uko kingana. Iki gitsina uko kingana ni nako iniritiri aba ariko imeze, kuko iki gitsina si kirekire kandi si na kigufi. Iniritiri rero umugabo uyifite aba abasha kuryohereza umugore we mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Umugabo ufite icyo gitsina nawe aba yumva ko ari umugabo mu bandi, yumva ko afite icyizere, yuzuye nk'abandi bagabo bose. Icyo cyari igitsina cya kabiri, cyangwa bwari ubwoko bwa kabiri bw'igitsina cy'umugabo. Tugiye kureba igitsina cya nyuma, ari cyo bita rugozi. Rugozi rero ni igitsina, wenda iryo zina rya rugozi niryo kizwiho cyane, ariko icyo gitsina bita rugozi gifite amazina ageze mu 10 bitewe n'uburyo giteyemo. Igitsina bita rugozi kiba ari igitsina kinini cyane, naho kiba gihuriye n'iki gitsina muri kureba, cyo kiba ari kirekire, kiyongeraho no mu bugari kikaba mu bunini ari kinini. Icyo gitsina rero bita rugozi ni igitsina iyo umugabo ari kurongora umugore, ni hahandi yinjizamo igitsina mu cy'umugore, umugore akumva aheze umwuka. Icyo gitsina kirenga igitsina cy'umugore aho gitangirira, niyo mpamvu umugore aba
ababara. Iyo umugore afite umugabo ufite icyo gitsina bita rugozi, iyo umugabo yashyutswe, umugore atangira kwiyambaza izo mu ijuru cyangwa akavuga ati mama wambyariraga iki, bitewe n'uko aba azi ko niba bagiye gukora imibonano mpuzabitsina atari buryoherwe ahubwo ari bubabare. Nababwiye ko iki gitsina gifite amazina menshi cyane, reka turebemo n'irindi zina ryacyo bita inkuramura. Impamvu bavuga ngo ni inkuramura ni uko icyo gitsina gishobora gukuramo inda y'umugore nyababyeyi, wamura ukavamo, bitewe n'uburyo kingana, uburebure bwacyo no mu bunini. Umugabo ugifite ashobora kurongora umugore agapfa bitewe n'ubunini bwacyo. Umugabo rero ufite icyo gitsina nawe ntakunze kubona umugore, cyangwa niyo amufite ntabwo bamarana igihe, baratandukana bitewe n'igitsina cye afite kiba giteye ubwoba cyane. Ntabwo rero urumva ko umugabo umeze gutya aba ateye ubwoba. Nanjye ndi kubivuga gutya nubwo ndi kubigisha, ariko biteye ubwoba kuko urumva niba igitsina kirenze hano kikiyongeraho nka santimetero zindi, urumva ko icyo gitsina giteye ubwoba pe. Nababwiraga amoko agize imboro. Imboro rero zigira amoko 3 gusa, nta yandi moko zigira. Ku bagabo bafite igitsina gito cyangwa batagira ubushake, barikinishije kikagabanyuka, tubafitiye imiti. Uyu muti ni umuti mwiza ku bagabo, wongera igitsina. Ntabwo uyu muti ukora wonyine, ugendana n'aya mavuta. Aya mavuta uyakoresha umasa igitsina cyawe kugira ngo kibashe kuba kirekire mu burebure no mu bugari kibe kinini. Uyu muti ni umuti mwiza, witwa Rubaduka. Uyu muti ni umuti mwiza wongera ubushake ku bagabo batagira ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Muramutse mudukeneye mwadusanga aho dukorera mu mujyi ku Muhima, cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 19 06 834. Nanone mwaduhamagara kuri 0788 13 03 786. Murakoze. Yari muganga Keti. Imana ikomeze ibamere umugisha.